ariko buriya abanyarwanda mwiha amashyi kuko ntabwo mukunda gusoma. Babonye umuntu ubizi. Ahubwo uretse ko ibitabo byacu n'ubundi ntabwo biri interesting kabisa, ntabwo wabisoma. Usanga igitabo cyanditseho how to make money cyo muri Amerika, mu Rwanda ngo Karoli na Kamari mu murima w'intoryi bari kumaramo iki. Ibyo ndabisoma bigende bitenge mu w'inyanya. Abo mwese mwize ko Karinda akunda kureba indege, none se mwe mwarazireba? Cyakora gusoma nabyo nta kibazo. Muri gusoma ariko hakabaho gusobanurirana. Umunyarwenya wundi reba amasaha yagiye, umwanzi w'amasaha. Hagera umwanzi w'ibyiza ni amasaha cyangwa umwanzi w'igihe ni amasaha. Hari umuntu akora ngo ntagiye mfite hano mfite amasaha abiri. Sinzana isaha n'igihe bitandukanye. Hanyuma najya ngo ariko murakonje sinzi indirimbo turi buze kuririmba wa data we. Kumva inganzi ije ariko arine sana ubwo ari hano reka mbyihorere ntaza gukotora. Mfite ijwi rya karindwi mu majwi anaba ku isi. Umukarabizo yari nje muri ADP. Anda yine sana ngo ari muri ADP. Ariko ADP genda nayikunda abandi bacu na ADP ntabwo mari kubasebya. Kuko niho hantu honyine batazi gukoresha amarenga n'amagambo bari kuvuga bati kubwira mugenzi uzabona Imana. Ngo mubwire ngo turayibonye. Ibyo ntabwo mubizi se. Ngo twagiye kubwiriza muri Amerika turaba pasiteri ngo bagera mu 8. Ngo twamaze iminsi igera mu 10. Haje umuntu bana n'ubumuga ashaka gutaha atazi kumva. Bari ejo bundi nibwo naje gusanga bari abantu bakoresha izi mvugo z'abantu babana n'ubumuga bwo kutumva. Baba bafite akazi kubera iki nabonye bari kuvuga amakuru bageze kuri bamura bagira gutya. Nagiye kubona ngo n'umwe w'abagore leta muri minisiteri y'urubyiruko ngo bamure nubwo abantu se bitabye ngo yahuye barabibite wongere nde abantu bitabye ariko bari abantu nyanibaza Yesu kubera ko urabizi ko niyo bageze ngo kuri uyu munsi ngo abanyamahanga basuye parike y'ibirunga bagira gutya bakakora sinyingagi none sigaje bazikora gute mu marebe akubura rumaga mu marebe ari gutera ni nkagurutse hari mutuntu twamaga ubwo se bazaburaga rumakagira abazi benshi kuri rumaga iyo umuntu yicaye imbere muri komedi aba content ubona abonye ntawe ndi buvuge tujye kwakira umukomedi wa sino none abagire bangaye mukadima imibare yanjye nta mate yari irimo. Ladies and gentlemen, put your hands together for behind the scene on the stage. Mumukomera amashyi. DJ Poga DJ. Niyo ndirimbo ya mbere nkunda ntumva ikivuga. Gusa umuntu w'umuhanga ambwiye ko ari Imana. Ariko kubw'ibyo nanjye naje gusanga hari impamvu ya mbere izatuma ntajya mu ijoro. Nkunda ibiryo kandi ngo mu ijoro tuzarya imbuto gusa. Ariko se reka dutekereze ko nagezeyo nta kibazo. Nicaye kuri table hariya amaronji pome akose mbabarira nkuru ugize nk'ibyago ukagwa kuri table n'indimo gusa. Ndiye navuye n'umuzigendere ako muteye ubwoba uziko numva ubwoba bwahagaze imbere we menya muteye ubwoba numvaga ningera hano bwa mbere muzahita museka ariko nta muntu muri guseka ariko reka tuvuge ku bakobwa. Nagiye mbona abakobwa benshi kuva muri maternelle kugera muri university abakobwa bose bataka kimwe umukandagire ni urenze umukobwa Berthe muhira arantungura
niyo watatse agafata amarufa bagera muri atanu ngo fuck niwe wenyine numvishe abaye nk'aho ateye mu ntambwe. muretse zura n'umutipe muri busheri aza yasinze arambwira nimugurira akantu ariko mbona ko naje kugura akanusu k'inyama mbona ku biceri ku mafaranga y'ubuguru utuntu tw'uduporo n'iki hari ubusago bwe nk'ibiceri desa ndamubwira ntiharya za nzoga munywa si ibisasu ndifata desa ugende unywa akantu ngo ahango wahora n'iki wa mugabo we ngaho intambara ya Ukraine yaziye ngo n'ibisasu byarurenguruka ari kugura senyisa agacupa ariko se ko ndi kubyibagiwe ndabyibagiwe ariko nta kibazo reka dukomeze. ariko mu ishuri banzaho akantu ko gukopera we ubundi iyo tugiye mu kizami abakobwa bose baranyegereza nze kubegera nabonaga aho byapfiriye bisi ndahabonye ubundi iyo tugiye gukora ikizami gihe mu ishuri bahita baza kundeba bose usanga bose baje kwicara ahantu nicaye bakavuga ati ntabwo byemewe kwicara muri batatu muricara muri babiri ngo nta kibazo ngo intebe zarangiye kandi ari bose buzuye imyanya. Reka tugaruke ku bantu bavuga ngo abana barabananiye umwana yakunaniye ati ko biterwa na nyina ariko sinibaza ukuntu umubyeyi aba atwite akavuga ngo arashaka kurya igitaka we erega njye narabibonye nari nuranye n'umumama atwite inda ya mbere iri mu kwezi kumwe iki cyumba cyanjye cyahanaga imbibi n'iki atangira ukwezi kwa mbere akuraho agataka ukwa kabiri akuraho agataka yagiye kugira ngo amezi umunani agiye kubyara asigaye ankura mu mutwe turi kuganira ahantu uzamenyera kandi ko umwana azakubera imbwa tuvuye kuri ibyo uzajya umuha ibera ricira uwo ni nguvu n'itabi n'umuha amata ayange uwo nguwo nyine ni za kambuca nizo z'ibisasu zose navuga birongeye bagiye hano hari umuntu ushaka nimba ari uko mbonye n'isano bwa mbere bakomeje kuvuga Aline nkabaza umuntu Sarine nkabamubaza Sarine arihe ngo Aline yes. Anyway, nitwa behind the scene on Instagram. Ngira mu mbere muraza kunyihanganira mvuye mu cyaro vuba ibintu by'i Kigali sindabimenyera nakereye kubera ko nari nagiye muri repetition ku musigiti yari amajengo korali yacu nizahirwa mu mazara kwa gatanu kwa Kadafi urumva nakerewe yawe yes poromosiyo ziramfashe mugabo isi ko ndi kubyibagirwa we kandi ari niyo yamubiye karabaye nayikoze isi ndayikora hasigaye umwe we hasigaye yawe ibintu ni atari mani guhagarara ntabwo bahagira ibintu bikagenda njye nabanje kujyana n'amatara Jesus Christ mbere naramenya ako kantu ka Jesus Christ najyaga mvuga bumva bamere kukavuga nkakavuga nabi ni Jesus Christ umukobwa arandeba cyangwa muvuze gute ni Jesus Christ duhita dushwana ariko nibwo naje kumva ko bavuga Jesus Christ ndashimira igihugu cyacu tumaze gutera imbere cyane cyane ko intambara zisigaye ari hatari mu bihugu aho hanze sibyo ejo twatoye n'isi muheto
bitamona ko ari ikimenyetso simusiga ko n'ejo bundi tuzabona Miss Gifaro cyangwa Miss Burera. Murakoze cyane n'ibyuma mu rugo rw'akavuga katapizire katora ziyada impreze bakuno behind the scene. Numvisha amazina ruta performance. Daura. Yenza ajya mjikorana gute se kandi bahari bose kandi baje bitegera. Gase mwishe. Yemaze kurukana bane. Jewe ariko bose umuvugo wawe no. Bamuvuga mu gisimete n'Nyamirambo. Inzoga ni icyaha. Ndi kubona Clapton disi. Agaruka gusika. Abunda naha bibera na stage ni kuri tapi. Ibintu by'ikibugo byihorera. Bago njya ntabwo yaje none bane wijyane mu. Nose winagiri friends. Twaje gukoresha presence sena irimo. Mara yibuza twa printing. Ariko bita byanyu byakoze Rwanda basije. Zari zashize mara sigari. Nose nta muraja mu isoko. Aho yingiye nabone taresha ni. Abaransubiza ari he. Muneza ari he kari ubiri. Oya na grip brag man aho bita ewa ni ujye ukora graphique zacu. Ariko ko tutaba twamwishiye. Nebe.